bazize yibutse umurava we abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu bati koko u Rwanda rufite Imana bati koko u Rwanda rufite Imana. So iyi ni indirimbo yawe Uwimana Aime niba mbyibuka neza ni ya kera ni nk'iyo muri 2003-2004. So ni indirimbo ya gospel ku bantu bakunda gospel nabo ndashaka kubaho uturirimbo tumwe na tumwe. Ni indirimbo nayo yoroshye yo gushoraminga gusa. So ihera kuri so uhera kuri so ari nayo turi bukoreshemo na to ikaza kuza no kuri re. Utubigenda gute rero? So do so re do so re so so do so re do so re so do re do re do so re so. Ubundi nuko nguko bikurikirana uramutse wabifashe wanayicuranga. Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyawe. Strumming yo sinyitindaho kubera ko nzi ko uzi neza ko ari ukumanura ukazamura. Nukumanura hanyuma ukazamura umanura. Iyi niyo strumming yayo. Narakubwiye strumming ushobora gukoresha igikumwe gusa cyangwa ugakoresha igikumwe n'urutoki cyangwa ushobora no kustrumming ubikoresha byose. Cyangwa ushobora no gukoresha ka kandi bita mediator. So abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu bati koko u Rwanda rufite Imana bati koko u Rwanda rufite Imana. Sinzi niba wabibonye bisaba kongera ukareba neza witonze kongera ugasubiramo. Nk'umuntu utangira gustrumming ushatse wagicuranga gutya. Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya. Wowe wajya urwana no gufata amanota gusa ubundi ukamanura imirya yose kuko waba utarabimenyera. Kuboko kwe kw'iburyo n'ikiganza cye cyera abizanishije agakiza k'u Rwanda abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza kacu bati koko u Rwanda rufite Imana.
iyi ngiyi nayo ni ukureba amanota gusa ukuntu akurikirana hanyuma ukayacuranga. Ndumva rero nta byinshi nayivugaho, nayo wakurikiza uko amanota agiye. Hanyuma nkakwibutsa kurayikinga YouTube channel ya Pareke Patrick, gukomentinga no gusharinga. Hanyuma waba uri n'ubwa mbere ugiye ukasubscribinga. So turi kumwe rero, ciao, mahoro.